Mu buzima bwa buri munsi, abantu bakunze gupima ubwenge hashingiwe ku manota y'ishuri cyangwa se mu bushobozi bwo kubara no gusoma. Nyamara si uko bimeze ku bantu bose. Hari abatagira amanota menshi ariko bagahiga abandi mu muziki, mu mikino, mu kuyobora cyangwa se mu kwita ku bidukikije. Ibi byatumye mu 1983 umushakashatsi w'umunyamerika witwa Howard Gardner atangaza igitekerezo cyiswe Multiple Intelligences Theory, agaragaza ko ubwenge butari bumwe, ahubwo ko hari ubwenge butandukanye umunani kandi buri muntu agira ubwo arushamo ubundi. Iki kiganiro kigamije gusobanura neza ubwenge umunani, kugaragaza amazina yabo ndetse no gutanga ingero zifatika zituma buri wese yiyumvamo, akamenya impano ye akayiteza imbere. Ubwenge bwa mbere ni ubwenge bw'ururimi cyangwa se linguistic intelligence. Ubu ni ubushobozi bwo gukoresha neza amagambo mu kuvuga, mu kwandika no mu gusobanura ibitekerezo. Abantu bafite ubu bwenge bakunda gusoma ibitabo, kwandika no kuvugira mu ruhame. Ingero twatanga aha ngaha ni nk'abanditsi b'ibitabo n'inkuru, abanyamakuru, abavugabutumwa ndetse n'abavoka. Aha ngaha urugero rufatika rundi ni umuntu ushobora gutanga ikiganiro kigakora ku mitima y'abantu, cyangwa se akandika inkuru igasomwa n'abantu benshi kandi ikabafasha. Ubwenge bwa kabiri ni ubwenge bw'imibare n'inyurabwenge, logical mathematical intelligence. Ubu bwenge bushingiye ku gutekereza mu buryo bwimbitse, kubara no gusesengura ibibazo ukoresheje amategeko n'imibare. Ingero twatanga aha ngaha ni nk'abahanga mu mibare, abashakashatsi mu bumenyi n'ikoranabuhanga, abakora porogaramu za mudasobwa. Urugero aha ngaha ni nk'umuntu ushobora gukora ikibazo gikomeye cy'imibare cyangwa se agasesengura ikibazo agatanga umuti wacyo ku buryo bufatika kandi bwihuse. Ubwenge bwa gatatu ni ubwenge bw'ishusho n'icyerekezo, spatial intelligence. Ubwenge bw'ishusho n'icyerekezo ni ubushobozi bwo gutekereza mu mashusho, kumenya icyerekezo no kubona ishusho y'ikintu kitarubakwa cyangwa se kitarashushanywa. Aha ngaha ingero twatanga ni nk'abashushanyi bakomeye, abubatsi n'abakora igishushanyo mbonera, abafotora n'abahanzi b'amashusho atandukanye. Aha ngaha urugero rufatika rundi twatanga ni nk'umwubatsi ubona inzu mu bitekerezo bye mbere yo kuyubaka mu buryo bufatika, agahita ayishushanya. Ubwenge bwa kane ni ubwenge bw'umuziki, musical intelligence. Ubu ni ubushobozi bwo kumva, guhanga, kuririmba no gucuranga umuziki no kumenya injyana n'amajwi atandukanye. Ingero twatanga aha ngaha z'abantu bafite ubwenge ni nk'abaririmbyi, abacuranzi, abahanzi b'umuziki. Urugero rundi twatanga aha ngaha ni nk'umuntu wumva indirimbo akamenya kuyigana cyangwa se akayihangira injyana cyangwa se umuziki mushya. Ubwenge bwa gatanu ni ubwenge bw'imikorere y'umubiri, bodily kinetic intelligence. Ubu ni ubushobozi bugaragara ku bantu bashoboye gukoresha umubiri wabo mu mikino itandukanye, mu kubyina, mu mirimo isaba amaboko ndetse n'ibindi. Ingero twatanga aha ngaha ni nk'abakinnyi b'imikino itandukanye nka football, volleyball, basketball ndetse n'iyindi, ababyinnyi, abanyabugeni n'ibindi bitandukanye. Ingero zifatika aha ngaha ni nk'abakinnyi bakomeye ba football nka Lionel Messi ndetse na Cristiano Ronaldo, abakeshejwe no kuba bafite impano yo gukina umupira w'amaguru bakoresheje imibiri yabo ndetse n'abandi batandukanye. Ubwenge bwa gatandatu ni ubwenge bwo gusabana n'abandi, interpersonal skills. Ubu ni ubushobozi bwo kumva abandi, gukorana nabo ndetse no kubayobora mu buryo buboneye. Ingero aha ngaha twatanga z'abantu bafite ubu bwenge ni nk'abayobozi, abigisha, abajyanama n'abandi. Ingero zifatika aha ngaha ni nk'abayobozi bashobora kumva ibitekerezo by'abantu benshi bakabihuriza hamwe bakagera ku cyemezo kimwe. Iyo umuntu ashoboye ibyo ngibyo aba afite iyi mpano ya interpersonal skills. Ubwenge bwa karindwi ni ubwenge bwo kwimenya, intrapersonal intelligence. Ubu ni ubushobozi bwo kumenya amarangamutima yawe, intege nke n'imbaraga byawe no kwifata neza mu buzima. Ingero aha ngaha z'abantu bafite ubu bwenge ni nk'abantu batekereza cyane mu buzima bwabo, abajyanama mu mitekerereze ndetse n'umuntu ushobora kumenya igihe afite umujinya akamenya no kuwucunga. Iyo umuntu ameze gutya aba afite ubu bwenge bwo kwimenya, interpersonal intelligence. Ubwenge bwa munani ni ubwenge bwo kwita ku bidukikije, naturalistic intelligence. Ubu ni ubushobozi bwo gusobanukirwa ibidukikije nk'ibimera, inyamaswa ndetse n'ibindi. Ingero twatanga z'abantu bafite iyi mpano ni nk'abahinzi ndetse n'aborozi ndetse n'abantu bakora muri za pariki, abaveterineri, abashakashatsi ku bidukikije n'abandi. Urugero rufatika aha ngaha twatanga ni nk'umuhinzi umenya igihe cyo gutera, gusarura no kwita ku butaka. Muri iki cyiciro kandi niho dusanga abahanga mu bijyanye no gukora muri za pariki. Urugero twafata ni nk'inkuru y'umunyamerikakazi witwaga Diane Fossey, Abanyarwanda bahimbye Nyiramacibiri, wamenyekanye cyane bitewe n'ubuhanga yagaragaje bwo gukora ubushakashatsi ku bijyanye no kumenya imibereho y'ingagi.
Mu gusoza, igitekerezo cya Howard Gardner cy'ubwenge bwinshi kidufasha gusobanukirwa ko nta muntu ubura ubwenge ashoboye, ahubwo buri wese agira ubwihariye. Iyo tumenya ubwenge dufite bituma twiyubaha, tukubaha n'impano z'abandi kandi tugateza imbere impano zacu, bityo bikadufasha kuba twabona ibitubeshaho, bikadutunga, tukiyubaka, tukubaka n'igihugu cyacu. Mbashimiye ko twabanye. Niba wakunze iki kiganiro ntugende udakoze subscribe, niba utarayikora ukanda like, usige comment, ukore na share nyinshi, tujye tubana buri munsi ibindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.